uretse kwanga gufata risike ukihugiraho cyane ndetse ugakunda n'akazi kuruta ibindi, ukagirwa inama nyinshi akenshi ntunazishyire mu bikorwa, byashoboka ko byibura amezi 3 uvuga ururimi neza udategwa, kuganira n'abazungu udategwa. Ngiye kwereka ingingo 3 zikwemeza kuganira neza ururimi kandi urwiza amezi 3 bigashoboka. Uko waba umeze kose, niba uri umuswa nawe utarageze mu ishuri bikaba byashoboka. Iya mbere, reka dore ku Cyongereza n'izindi nzagenda nzivugaho zose ko ntago zigwa kimwe. Reka mere ku Cyongereza. Uje ukama amezi 3 yuzuye ukambwira ati nzayenza buri munsi ku masaha yanjye 2 mbonekeraho inze n'antending ntasiba nakererwa, ukuye mu weekend gusukaza aricyo kikuzanye nta kindi. Wagera mu ishuri ugafunga telefone cyangwa se ukaba wayi bize gatoya ukiga amasaha 2 ya buri munsi. Iki Cyongereza kiraza neza ukakivuga udategwa pe. Ngiye kuba impamvu. Icya mbere, uje mu ishuri ry'Icyongereza mbere yo kujya mu ishuri uceckingwa level, tukareba Icyongereza ushaka kuvuga cyangwa se ukeneye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, tukanareba se ugiye kwigana n'abandi. Ntabwo ugiye kwigana n'abantu bakurusha cyangwa se wowe abo urusha. Ndi gusobanura abantu bakunda kwibaza kenshi niba kuko amezi 3 wavuga ururimi. Icyo gihe umaze gura na mwarimu akagucekinga level, agasanga Icyongereza ufite kiri hasi, abo twita ngo ni total beginner, wa muntu ubwira kwandika izina rye cyangwa se kwivuga izina rye akaba arivuga mu Kinyarwanda arivuga mu Cyongereza, uwo tumwita total beginner. Cyangwa se ukaba yanakubwira ati nyandikira good morning, uyandike mu Cyongereza uyandike no mu Kinyarwanda, uwo tumwita total beginner. Iyo ni level ya mbere. Level ya kabiri, hari level twita ngo ni beginner. Beginner abashobora kuba yakandika bya bintu ariko atabasha nko kubisoma 100%, afite nk'amakosa menshi. Icyo gihe nagira class ye. Tukagira ukurikira beginner, uwo twita ngo ni ushaka nko kubita wenda nk'aba upper intermediate cyangwa se lower intermediate. Abo twita ngo ni lower intermediate ni umuntu ushobora kuba yavuga Icyongereza ariko ubusanzwe icyo avuga kikaba kiri nk'amakosa menshi, ariko akanumva n'ibintu byinshi ntabashe kubisubiza. Uwo twita rero ngo ni upper intermediate, yumva Icyongereza akanasubiza ariko agasubiza amafuti, mani magambo afite ibibazo byinshi muri tenses na grammar. Iyo tumaze kumenya level yawe, uhita ugirwa inama ya class ugomba kwatendinga kugira ngo wigane n'abanyeshuri batakurusha Icyongereza cyangwa se wowe utarusha. Donc ukamenya level uri buhereho n'abandi kugira ngo ya mezi 3 byibura uzabugeze ku rwego rwiza. Ikindi, turimura, nuvuga ngo twimura buri byumweru 3, tukimura abanyeshuri bacu ku buryo amezi 3 ahura no guhabwa certificate igaragaza ko uzi neza icyo Cyongereza. Nitwa Shumbusho Jean, ni inama nabagiraga ku bantu bakunda kwibaza Icyongereza bakiga amezi 3 bigashoboka. Ikindi, duhamagaye kuri telefone ya 07 9 68 97 dukorera i Remera mu Giporoso neza, hano munsi ya Kamagen, hano mu Giporoso ugeze neza muri Feruje. Mpamagara kuri telefone nkuyobore. Ikindi, tunakugira inama y'ururimi ukeneye bitewe n'akazi ukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwiga biri aho ngaho gusa, tunakugira inama.